umugabo nyamugabo yahuye n'umugore, umugore yongera kwibuka ko ari umugore. Tega amatwi wumva amagambo tutangiranye hano. Dutangiriye akorera Cristiano Ronaldo bari bamwicisha hano, Lionel Messi we dutangiranye batubwira. Aha ni kuri YouTube channel ye yitwa Rocky Entertainment. Gusa benshi twamumenyeye hano. Bimeze biti ibyogezo byose byubakiye kuri Kimomo, umwe mu basobanuzi bakunzwe mu Rwanda niba ataye n'uwa mbere ahubwo. mu gasobanuye mu mazina ajya kuruta y'injyankwi mu bwinshi, ariko kandi hafi ya twese tumukundira. Igibanyita ngombwa yanga mugayo ryahamye Kimomo kibana. Kabone nubwo waba utajuriye bagasobanuye, ariko kandi ijwi ry'ushobora kuryumva kuba DJ mu muhanda witambukira. Umunsi mwiza w'abamama harya sejo. Uyu ni umusore ushobora gukura igitangaza akamana inkongi y'umuriro i Kigali gakongoka, nyamara akoresheje ijwi rye ridasanzwe. Ni ukuvuga ijwi rye n'umwihariko akoresha mu gasobanuye, aho yifashisha amagambo adasanzwe bikarangira ahindutse rusange muri rubanda, tutibagiwe n'igikabyo cye kidasanzwe, bityo bigasunikira benshi kumva tumukunze. Bamwe bati kumva ijwi ry'ubwabyo mu gasobanuye, kabone nubwo filime yabibishye nk'umuravumba birangira iryoshye nk'ubuki. Abandi ku mbuga nkoranyambaga bati Rocky Kimomo wacu, nta Rocky nta gasobanuye mu Rwanda. Abandi bati urabanza ukikurikira uri uwa mbere, nta Rocky nta busobanuro bwa filime buhari. Tukica mbere mu kiganiro, nukuri wakora subscribe, tukajya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Iyi ni TV X Presents, nge nitwa Bazaza, mbahaye ikaze. Gusa Rocky abarirwa mu byamamare bikunzwe n'abatari bake mu Rwanda, nubwo amaze kubishyira ku rundi rwego. Ati ndumwe ku mubumbe, ariko kandi ajya gutangira suku byari bimize, yari hasi nkuko abandi bose batangira. Ndangije segonderi mbona kazaboro nagomba gukoresha no kugeza nakora umusekirite. Nakoze akazi nakoraga guhera saa 4 z'ijoro kugeza mu gitondo. Wakibaza uti ni gute wakoraga akazi k'amasaha y'ijoro akora amasaha 28 ku munsi? Uyu yari umumeni, none yaje kuva mu musobanuzi wa mbere mu Rwanda wa filime mu gasobanuye. Uyu munsi reka tugaruke ku buzima bw'iki cyamamare mu Rwanda kuva yavuka kugeza maginga ya. Bisa nkaho byatangiye atabyumva neza, ndavuga kuva mu kazi k'ubumeni akisanga mu mwuga wo gusobanura filime. Ese koko Rocky cyase Kimomo amukunze agira nkuko akunda kuvuga ngo nta gikwe? Ibi nabyo dushobora kuza kubigarukaho muri iki kiganiro, ariko kandi menya neza ko koze subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Kuri Kimomo byose byatangiye umwaka w'1991 ku bitaro bya Muhima i Kigali ubwo yavukaga. Ibi ntibyatinze yaje guhabwa izina rya Uwizeye Mark cyangwa se Mariko mu Kinyarwanda. Gerard Nzamurambaho, aya niyo mazina ya so mubyara, naho mama we yitwa Immaculée Batamuriza. Uyu mutipe nubwo yavukiye ku Muhima, byarangiye ahisemo gukurira mu Gatsata, agakunda kureba filime zayanga cyane, hakaba hari nubwo yajyaga zikubitirwa rimwe na rimwe. Ariko kandi nta waruzi kagasobanuye, ariko kari kagiye kumuhindurira ubuzima mu bihe bizaza. Kugeza ubu ashobora kwinjiza asaga miliyoni 10 ku kwezi z'amafaranga y'u Rwanda abikesha uyu mwuga wagasobanuye. Reka turebere hamwe imibare bigaragaza neza uburyo yinjizamo aya mafaranga. Nkuko tubikesha urubuga rwa Social Blade rutwereka ko YouTube channel ya Rocky Entertainment yinjiza amafaranga asaga 852 y'amadolari, kandi aya akaba ariyo make, naho amenshi akaba ari 13. Aya uyashyize mu manyarwanda ni hagati ya miliyoni 2.5 na miliyoni 15 n'ibindi. Gusa uzirikane ko Social Blade idatanga imibare ya nyayo, ahubwo iragiriranya. Reka dufate kari miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko kandi kuri website ya Rocky yitwa agasobanurifilms.com naho hinjira kavagari k'inoti zitagira ingano. Nyuma yuko twifashishije urubuga Traffic Weekly, tubona ko website ya Rocky agasobanuri.com isurwa n'abarenga 25,000 baturutse mu bihugu bitandukanye. Mu Rwanda nibo benshi, USA, Germany, Poland na Kenya. Reka tuvuga wenda ko bose bataguze ifatabuguzi, ahubwo nibura 1000 muri bo aribo batanze, n'ubundi 7,000 bisabwa. Ibaze nawe ufasha abantu 1000 ugakuba ni 7,000. Immediately urahita ubona miliyoni 7, wongereho na za miliyoni 3 twabonye kare, urahita ubona kari miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu Kimomo akaba ari mu baherwe ba mbere mu Rwanda bafite agatubute. Miliyoni 10 ku kwezi ntagara amafaranga make mu by'ukuri. Uwayaguha nawe wahita uhinduka umuherwe. Sinzi ni wagura imodoka cyangwa inzu nziza i Kigali, ariko icyo nzi cyo nawe wahita ukira.
reka dusubikire amateka y'uyu mugabo hano, tuzakomeza ubutaha. Kora subscribe tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Nitwa Bazaza, iyi ni TV X Presence, ndabakunda cyane. Hasta la vista.